Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze twumve iby'aya mashusho akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye develope n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicyubako. When you tugaterera umukobwa ivi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara ko yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo n'Imana yonyine ipfukamira. Kneel down for God. Mwabakobwa, young women, umukobwa na umuhungu naje guterera ivi, menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi s'Imana uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. Iyo si n'imico y'ikinyarwanda mwayanduye he? First of all, that's not. Urukundo ni imwe mu mbaraga zikomeye cyane zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, kuko rutuma umuntu abona agaciro k'undi muntu kandi akifuza kumubera hafi, yaba mu bihe bigoye ndetse kandi n'ibihe byiza. Iyo abantu babiri bakundana by'ukuri, urukundo rwabo ntirugarukira gusa ku magambo meza cyangwa ku marangamutima yo mu mutima, ahubwo rushobora kubatera gukora ibintu bidasanzwe no gufata ibyemezo bikomeye ku buzima bwabo. Hakenshi benshi muri bo bashobora gutegura umunsi wihariye wo gusaba uwo bakunda yuko bazabana ubuziraherezo, ariko cyane cyane abasore nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, umusore akaba yahitamo gutera ivi imbere y'uwo akunda afashe impeta mu ntoki, maze akamubaza ati Will you marry me? Yes. Iyi ngiyi ni interuro abantu benshi bakomeza kuvuga yuko ari interuro ikomeye, ikaba kandi interuro ibigemeje kwemeza umuhungu neza niba umukunzi we azemera kubana nawe akaramata, maze bagakomezanya urugendo rwabo rw'ubuzima bari kumwe ubuziraherezo. Bamwe kandi mu basesengura kino gikorwa cyo gupfukama mu gihe umuhungu arimo arasaba umukobwa yuko bazabana ubuziraherezo, bamwe bagira bati iki ngiki ni ikimenyetso cyo bwiyoroshye, abandi bakagira bati iki ngiki ni ikimenyetso cyo kwereka uwo ukunda yuko umuhaye icyubahiro ndetse kandi umukunda cyane, abandi bakagira bati iki kimenyetso kiba cyerekana yuko urimo urasaba yuko mwazabana ubuziraherezo cyangwa se akaramata afitiye umwanya ukomeye cyane mu buzima bwawe. Uyu nguyu kandi ni umwanya wo wuzuye amarangamutima kuri aba bantu bose baba bakundana, yaba ari upfukamye murasaba yuko bazashingana urugo ubuziraherezo, ndetse kandi n'uhagaze uba urimo urabisabwa. Iyo ubisabwa avuze yego cyangwa se abyemeye, aba yemeye gutangira cyangwa gukomeza urugendo rushya rw'urukundo, ubufatanye, kwizera ndetse kandi no kubaka ubuzima hamwe n'umukunzi we. Iyo kenshi kandi muba mugaragiwe n'abantu benshi b'inshuti zanyu baba baje muri ibyo birori byanyu, nabo kandi barishima ku kigero cyo hejuru. Gusa kandi nubwo bose bishima gutyo, ntabwo twakwirengagiza n'ikindi gice cy'abandi bantu benshi b'imbaga nyamwinshi bo kandi badahwema kugaragaza yuko iki ngiki ari igikorwa kibi ndetse kandi gisuzuguritse ku muhungu wese cyangwa se umusore wabasha kugikora. Bamwe bakagira bati tugaterera umukobwa ivi na gato. Abandi nabo kandi bakemeza yuko nta mugabo apfukamiye umugore mu gihe cyose agiye kumusaba yuko yamubera umukunzi w'ibihe byose, ngo ko ndetse kandi niyo yabimusaba bitarinda yuko apfukama bitewe n'uko aba ari ukwitisha agaciro ndetse kandi no kwisuzuguza, yaba ari kuri rubanda nyamwinshi bari kukubona no ku mukunzi wawe urimo urasaba yuko yazakubera umukunzi w'ibihe byose. Ese ubundi uyu muco wo gupfukama mu gihe cyose umuntu agiye gusaba uwo bakundana yuko yazamubera umukunzi w'akaramata cyangwa se bashinga urugo, uyu muco ubundi watangiye ryari, wamamaye gute cyangwa se wasakaye mu batuye isi gute? Ese ubundi byari bigenze bite? Ngo waye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kiri guca kuri Orson Info,
Iki ngiki kandi akaba ari ikiganiro kigiye kuganira ku muco witwa proposal mu ndimi z'amahanga, cyangwa se igikorwa cy'uko abakundanye babiri umwe ashobora gupfukama apfukamiye undi hamusaba yuko bakubakana urugo akaramata. Ubaye kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro, nagusaba kwiyandikisha maze ugakanda subscribe ukajya ubana natwe mu biganiro byiza tubagezaho, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu. Ibyo byose ukaba wabisanga kuri Horizon Info. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubundi uyu muco witwa proposal mu ndimi z'amahanga, cyangwa se gupfukamira uwo mukundana musaba yuko mwazabana karamata cyangwa se mwazashyingiranwa upfukamye ku ivi rimwe. Uyu nguyu ni umuco uturuka mu migenzo yo mu Burayi bwa kera, mu gihe cya kera, cyane cyane mu kinyejana cya 9 kugeza mu kinyejana cya 15. Bivuze ko yari hagati y'umwaka wa 500 kugeza umwaka wa 1500 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Uyu mugenzo cyangwa se uyu muhango wo gupfukama byakorwaga mu gihe icyitwaga knights cyangwa se indwanyi z'ubwami runaka zapfukamaga imbere y'umwami wazo, maze umwami agafata inkota akayirambika ku rutugu rw'iburyo akahindura agashyira ku rutugu rw'ibumoso. Ubwo umwami yabaga kugize umusirikare wiwe w'indahemuka ugomba kuzamukurikira mu bihe bibi n'ibyiza, ukazubaha kandi ukanakurikiza buri cyose azagutegeka cyangwa se azagutuma. Tubivuze neza muri make, uwo musirikare yabaga agizwe udahemukwa ku mwami, ndetse kandi yiyeguriye umwami ku buryo ubwo aribwo bwose, yaba amategeko umwami azamuha cyangwa se ikindi kintu cyose azamusaba kumukorera. Ibi birori kandi byitwaga homage cyangwa se fealty, aho cyane cyane byakorwaga mu bwami bw'Ubwongereza, bikaba kandi nanone byarakorwaga cyane mu bundi bwami bwitwaga ubwami bwa Asturias, cyangwa se kuri ubu ngubu tukaba twabwita ubwami bwa Espanye. Gusa nubwo cyane cyane uyu muco wakundaga gukorwa muri ubu bwami bubiri tubashije kuvuga, no mu bundi bwami butandukanye bwo mu Burayi naho barabikoraga, gusa aho bitari ku rwego rwo kuri ubu bwami bubiri twavuze mbere. Muri ibirori kandi byitwa homage cyangwa se fealty byo kwimika ingabo zidasanzwe z'umwami runaka, uyu mwami yamaraga gushyiraho knights ziwe z'indahemuka cyangwa se indwanyi z'indahemuka kuri we, yashoboraga kuba yazigabira ubutaka, hakaba kandi amashovari ndetse n'amafarashi, maze abo basirikari nabo bakamusezeranya kuzamukorera ubuziraherezo ndetse kandi no kumurwanirira no kumubera indahemuka. Muri icyo gihe ibi ngibi byari ikimenyetso cyiza cyo kubaha, guha icyubahiro umwami wawe, kumwereka ubudahemuka ndetse kandi no kwemera kuyoborwa no gukorera umwami wawe. Gusa nyuma gupfukama byagiye bihinduka ikimenyetso gishobora no gukoreshwa mu bindi bihe byinshi bitandukanye, cyane cyane mu mihango y'urukundo ibizwi nka proposal mu ndimi z'amahanga. Ahagana mu mwaka w'1910 nibwo cyane cyane byatangiye gukwirakwira mu bihugu byinshi byo mu Burayi, aho noneho uyu muco wo gupfukama wari utangiye kwinjira mu mihango yo gukundana cyangwa se y'urukundo. Gusa noneho biza kwamamara cyane ku isi yose ahagana mu mwaka w'1920, ubwo Hollywood cyangwa se uruganda rw'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwari rutangiye no gukina amafilime menshi agiye atandukanye, aho yabaga yiganjemo udusene twerekana abagabo bapfukamira abagore babo bari kubasaba yuko bazabera abakunzi ubuziraherezo. Hollywood cyangwa se uruganda rw'imyidagaduro rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nirwo rwabaye imbarutso ya mbere yo kugira ngo umuco wo gupfukama umugabo apfukamira umugore we ari kumusaba yuko bazakundana ubuziraherezo nibwo watangiye gusakara ku isi yose ku buryo butigeze bubaho na rimwe. Gusa nyinshi muri izi filime zakinwaga muri kino gihe zabaga ari filime z'amashusho gusa zitagira amajwi, aho icyo gihe uruganda rw'imyidagaduro rutari rwagatera imbere cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho filime 90% zabo muri iyo myaka zose zabaga ari amashusho gusa cyangwa se zimeze nka theater ariko zitagira amajwi habe na make. Muri filime kandi twavuga zatangiye kwamamara muri icyo gihe gusa zitangira kwamamaza uyu muco wo gupfukama mu bijyanye n'urukundo, aha twavugamo nka filime yitwa The Dumb Wong ndetse kandi n'indi filime yitwa The Scarecrow. Izi kandi zimwe n'izindi filime nyinshi zagiye zisohoka muri Hollywood cyane cyane ziganjemo urukundo, zagiye zisoramo amasene menshi agiye atandukanye yerekana abakundana, aho umugabo yapfukamiraga umugore amusaba yuko bazabana ubuziraherezo cyangwa se bazabana karamata. Ibi ngibi kandi byahaye influence nini cyane mu kugira ngo uyu muco wo gupfukama utangire kwamamara ku isi hose, kugeza n'aho winjiye no mu mihango y'urukundo ikomeje kutavugwaho rumwe na benshi ku isi. Bamwe baragira bati nta mugabo ukwiye gupfukamira umugore mu gihe cyose ari kumusaba yuko bazashingana urugo cyangwa se bazabana karamata, ahubwo yuko bikwiye yuko buri mugabo wese ugiye kubikora yabikora mu bundi buryo ariko atagiye ku mavi ngo apfukame hameze nk'umuntu uri kwinginga. Abandi bati kera ni ikimenyetso cyo kubaha ndetse kandi no kwereka uwo mukundana yuko umwitayeho ndetse kandi afite umwanya ukomeye mu mutima wawe. Bakagira bati ntacyo bitwaye kuba wapfukamira uwo mukundana umusaba yuko mwazabana, kubera ko ntacyo bitwaye ndetse kandi nta kintu bivuze muri rubanda nyamwinshi. Ese wowe ku bwawe urabibona gute? Ca muri comment section ubundi utubwire.
Ndabashimiye kandi cyane ubaye uri mushyashya kuri uyu muyoboro, nagusaba kwiyandikisha ugakanda subscribe maze ukajya ubana natwe mu biganiro byiza tubagezaho umunsi ku munsi, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu, byose ukaba wabisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.